Ndagusuje cyane muzi wa RW-KIGALI, reka nkwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose, uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, uri mu mujyi wa Kigali. Rero ntabwo twakwibagiwe abadukurikira bari mu Burundi, ndabizi muri benshi, abadukurikiye bari Uganda, Tanzania ndetse no hakurya mu Burayi. Mwese reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Twe tumaze igihe rero tubivuga ibya 10 million views, ibyo YouTube igiye kongera mu kugira ngo ube monetize, kugira channel yawe nyine itangire yinjiza amafaranga, ko ugomba kuba ufite miliyoni 10 za views, ufite amasaha ibihumbi 4 ndetse ukaba unafite subscribe igihumbi. Ibyo byose ukaba urabibonye mu gihe kingana n'umwaka, uretse ziriya miliyoni 10 wagombaga kuba ufite mu gihe kingana n'amezi 3. Kwa ngo zira miliyoni 10 view kuba uzibonye mu gihe kitarenze amezi 3 cyangwa se iminsi 90. Ndagira ngo rero mbabwire ko ejo buri wese yamaze kwakira update ya YouTube, cyangwa se email bamubwira ngo ni updating YouTube studio. Impamvu ibingibi babikoze rero kwari kugira ngo buri wese namara ko updatinga ahite abona icyo asabwa kugira ngo abashe kuba yakwinjira muri YouTube partner program, cyangwa se abashe kuba yakwemerera guhembwa na YouTube. Reka ntangwe urugero kuri channel itaraba monetize, ninza hano hasi kuri kuri aka kamenyetso k'amadolari, ndaza kuhasanga ibi byashya bitari bihasa. Dokuvuga ngo icyari gisanzwe hano twe dusanzwe tubona iyo wemerewe kugira ngo ube monetize hano hasi, yes, kuba ufite subscribe igihumbi, kuba ufite amasaha 4,000 gusa, ukaba warataninze on second verification, cyangwa se nta n'ibyaho ufite, hanyuma bakakugenzura bagasanga nta copyright ufite, utarakojeje video z'abandi, utarashyizeho video z'urukoza soni, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero haje kwongeramo aka kantu, murebe neza akantu ku bantu batarapdatinga YouTube studio zanyu, ntabwo karimo. Kuvuga ngo rero aka kantu icyo kavuga, kugira ngo noneho wemererwe kuba wa monetize ugomba kuba ufite subscribe igihumbi, cyangwa se kimwe muri ibi ngibi. Ugomba kuba ufite amasaha 4,000 kuri wa muntu ukora video ndende, cyangwa se ufite subscribe igihumbi na views miliyoni 10 wabonye mu mezi 3, nabwo ukaba waba monetize. Gusa utu views ugomba kuba udufite ku ma video magufi, ku ma short videos. Ibi ngibi numara kubyuzuza, bazakubwira email ko ujuje ibyangombwa, bazayikohereza, hanyuma ushyire second verification kuri email yawe, ku buryo nta muntu ushobora kwinjira muri email yawe utabizi, hanyuma nta n'ibyaho ufite, hanyuma bagusuzume barebe niba utaragiye ukoresha ibintu by'abandi, uhite winjira muri YouTube partner program, nawe utangire ukorera amafaranga hano kuri YouTube. Nakubwira iki rero, ibi ngibi bazakomeza buriya uvuga ngo izi 10 million views, babanje kubishira ngo cyangwa ngo kimwe muri ibi gusa. Ibi ngibi bazabihuriza hamwe, ube ufite subscribe igihumbi, ufite amasaha 4,000, unafite miliyoni 10 za views. Ibi ngibi nabyo muzagenda mubona babibateguza. Hanyuma icyo ugomba gukora nta kindi, niba ufite channel itaraba monetize, watwandikira kuri 0787 7 333
731 tukabasha kuba twaguha subscribe wifuza, tukaguha amasaha wifuza, ukabasha kuba waba monetize, tugufasha kuba monetize ku buntu iyo watugannye tukaguha izi serivisi za YouTube, hanyuma nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga muri 2023 cyane ko tugiye gutangira kubona ads zishowinga kuri short videos hano mu Rwanda. Urumva ko ibintu no buryohe hamwe na YouTube muri 2023. Ngewe ndi Jeti, iyi ni RW-KIGALI TV, wakoze kubana nanjye. Niba utarakora subscribe akaba ari yo nshuro ya mbere udusuye, reka nkubwire ngo warashikanwe cyane, kandi subscribe ugikomeza kubana natwe. Ndabakunda cyane.